Yes, reka nongere mbasoze kandi mbahe ikaze aho mugiye muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Aka kanya rero tuba tugarutse kugira ngo tugire ibyo tuganiraho, tubasubizemo motivation muri wa mushinga wacu wa Pi Network. By'umwihariko uyu munsi ngiye gukora calculation. Ngiye gukora calculation zanjye ndebe ese iyi Pi Network ibaye ari umushinga ukomeje kuba seriye nkuko tugenda tubibona, akaba ari umushinga uzaba successful. Tugiye kurebera hamwe amafaranga naba ntunze, nawe ntekereza ko bishobora kugufasha kumenya amafaranga waba utunze. Ndabizi muraza kubibona mugire ngo ni inzozi, nibyo wenda zishobora kuba ari inzozi, ariko nanone zishobora kuba impamo. Okay, nkuko muri kubibona rero kuri tableau yanjye, ahangaha nagiye muri mainnet checklist yanjye. Muri kubona ko jyewe ubwanjye na mininze Pi nyinshi cyane. Reka turebe izo ni miningiye ku giti cyanjye. Jyewe ubwanjye mfite Pi 504 n'ibice 71. Hanyuma Pi ninjije kubera abantu nashyize muri security sako cyangwa na refarinze. Muri kubona ko ninjije Pi ibihumbi 280. Maze imyaka igera kuri 2 ndi ku mininga, sinigeze ncika intege. Rero aka kanya ngiye gukora calculation tugendeye kuri ka gaciro ka Pi imwe ingana n'ibihumbi 314. Turebe naba ntunze amadolari angahe kuri iyi coin ya Pi Network. Nawe bize kugufasha gukora calculation, urebe waba utunze angahe kugira ngo ubone guha agaciro iyi coin turi ku mininga yitwa Pi Network. Nongera kwibutsa ko wenda ku makuru naraye numvise ku muvandimwe Olivier, ubwo arihangana mvuze izina rye ariko nta kundi kuko nawe akunda gufasha aba pioneer benshi. Ndagira ngo mbabwire ko hari itangazo yanyujije mu magroupe yiwe ryavugaga ko umuntu wese wamaze gukora KYC akaba afite Pi ze kuri available balance, ndetse akaba yarabuze uko yazikoresha ahaha ibintu bigiye bitandukanye. Yavuze ko ubwo afite amakuru arambuye, ukeneye kumuvugisha araza guca inbox hanyuma mu address amuvugishe. Yavuze ko umuntu ukeneye kuba yaha ibikoresho bijyanye n'imyenda, inkweto, ibikoresho bya electronic, ko hari umushinwa wifuza ugiye kujya acuruza ibicuruzwa byiwe, ubwo ari byo navuze haruguru, ku isoko rya Chain Mall, ndetse umuntu akaba yagenda agashopinga akishyura Pi Network aziwe, ariko exception irimo cyangwa condition irimo nuko shipping fees ndetse n'ibindi bisabwa nyine ubwo bica kuri za gasutamo n'ahandi, ibyo ngibyo ukaba wabyishyurira mu madolari. Alright, ubwo abantu rero bumva bafite Pi zabo babuze icyo bazimaza, ntekereza ko nta n'umuntu utarabuze icyo azimaza ashobora guca inbox ukanyandikira, hanyuma nkaguhuza n'uwo muvandimwe nawe ukunda kudufasha cyane. Nongera kumushimira cyane mbikuye ku mutima kuko ashyiramo ubwitange bwinshi. Biragaragara ko akunda igihugu, akunda u Rwanda, ndetse si abanyarwanda gusa akunda, n'abandi arabakunda nk'abarundi n'abandi benshi bagiye batandukanye. Alright, aka kanya rero tugiye gukora calculation yacu. Yes, calculation yacu rero iraza kuba imeze gute. Aka kanya ngiye gukarikira ndebe turebye mu madolari naba ntunze amafaranga angahe, dushingiye kuri Pi mfite cyangwa nzaba mfite kuri available balance, ukuyemo Pi zamayininzwe n'abandi bantu n'iziri muri security sako, ugakuramo Pi na lockins. Pi zahita zigaragara kuri available balance. Aka kanya tugiye kwibaza ngo zaba zingana n'amadolari angahe. Nkuko nabibabwiye, ngewe mfite Pi 504 ni miningiye ku giti cyanjye, ariko lockup nakoze lockup ya 25%. Bivuze ngo Pi zigera ku 126 nizo nashyize muri lockup. Ubwo rero uko ngiye kubigenza, ngiye gufata Pi 504 nkuremo 126 nashyize muri lockup. Ni ukuvuga ngo nindangiza gukora KYC kuri available balance nzahabona Pi 378. Reka twibaze ngo Pi 378 zaba zingana n'amadolari angahe aka kanya. Pi 378 zaba zingana n'amadolari angahe kano kanya. Ni ukuvuga ngo turaza kugendera wenda, reka tugendere ku giciro cya Pi imwe ingana n'amadolari 314,159. Turebe ni 159. Muri kubona ko deja naba ntunze
nyine biragaragara nkaho bidashoboka, ariko nanone birashoboka. Naba ntunze miliyoni 118 n'ibihumbi 752 n'ijana na 2 by'amadolari. Ndi kubona ari ibitangaza kuri payi 340 zonyine na mininze, utarashyiramo payi zo muri lockup na rockinze 25%, udasizemo za payi 2,200 ninjije kubera ba bantu natumiye ndetse na security sako yanjye. Aka kanya ku isi umukire wa mbere ku isi Elon Musk atunze biliyari 216. Bivuze ngo arebye n'aba ahubwo abapiyoniyazi bamucaho mu bukungu bagahita baba mbere ku isi mu bantu batunze. So rero ntekereza ko iyi cryptocurrency yitwa Pi Network twagakwiriye kuyiha agaciro, tugakomeza tugakora mining. Yes, ikindi wenda twababwira, ahangaha muri kubona ko nageze kuri Pi Network Twitter. Pi Network Twitter iri verified. Muri kubona ko noneho tumaze kugira miliyoni 1,800 by'aba followers kuri Twitter. Mwibuke ko mu minsi mike ishize twari turi kuri miliyoni 1,600,000. Bivuze ngo abarenga 200,000 mu gahe gato cyane nabo bamaze kujoininga Twitter. Bashobora kuba ari abantu bashyashya batangiye kumayininga, cyangwa bavanze n'abamayiningaga ariko batarajoininga Twitter ya Pi Network. Nkwibutsa ko kujoininga Twitter ya Pi Network ibingibi bigufasha kujya ubona amakuru yizewe, kuko byanze bikunze ntekereza ko uzi neza ko hari abantu bagenda biyitirira ama platform nk'aya ngaya bari popular bagamije kuba bakwiba amapi n'ibindi byinshi cyane, cyangwa bakakwiba imyirondoro yawe. Yes, no kuvuga ngo rero ahangangiye kubereka kandi kantu ku buryo ushobora kunotifya cyangwa kumenyesha abantu batumiye mu gihe batari ku mininga. No kuvuga ngo nkuko nari mbikoze, nubwo wenda mutabibonye, ukanda hano kuri hano nyine hari udutwe tubiri tumeze nk'utw'abantu, aho ubona bari referrals watumiye, hanyuma ukaza ukareba hano hasi handitse ngo ping inactive. Ping inactive iyo hakanze bahita bakubwira ngo you have already pinned, nyine nge naba pininze. No kuvuga ngo iyo ukanze kuri ping inactive uba umenyesheje ba bantu bose batumiye. Ni nko kuba notification, bagahita babona notification ku ma dashboard yabo ibabwira ko mining session zabo zarangiye, bashobora gukandaho bagakomeza ku mining. So aka kantu rero mujye mukifashisha muri kumenyesha ba bantu mwagiye mutumira mu matimu yanyu, kugira ngo nabo bashe gukomeza kugira ute ku mining, bityo umubare w'amapi winjiza uzamuke, ndetse nabo umubare w'amapi binjiza ugende uzamuka, mwese bibateze imbere.